Shalom, shalom. Habwa umugisha n'Imana uretse kuzamura, uretse kugenda ubanza wumva ibi ngibi. Ni Prophet Emma uvugana nawe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, nje guhanura ku buzima bwawe. Uyu munsi twatangiye amasengesho y'iminsi 21. Uyu munsi ku itariki 9 tuzayasoza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Ni amasengesho yo gusenya ibicaniro bya karande n'imbaraga z'umwijima ziboshya abantu. Hari ibintu bikubuza kugera ku mugisha wawe, hari imbaraga zigutsikamira. Uragerageza gukora bikanga, wagerageje gukoresha mariage biranga, warasenze nta kutagize ariko gutwita byaranze. Hari imbaraga zikubuza umugisha. Uyu munsi ndagira ngo mvugane nawe. Injira muri aya masengesho tuyabanemo y'iminsi 21. Iminsi 21 y'amasengesho yo kugarurizwa ibyacu twanyazwe, iminsi 21 yo gukurwaho iminyururu, yo gukurwaho uburetwa. Aya masengesho